umwaka umwe ugizwe n'iminsi 365 ku bantu bakorera umushahara wa buri kwezi. Muri iyo minsi 365, 12 muri yo nibwo bahabwa amafaranga umunsi umwe mu kwezi. Uwo munsi umwe mu kwezi baherwaho ayo mafaranga niwo munsi mwiza kuruta indi yose. Ndabasuhuje, nitwe Kwihangana Elisa Ponce. Ntabwo ushobora kumva inshuro ijambo amafaranga risohoka mu kanwa k'abantu mu segonda ugiye kureba inshuro tuyatekereza ubwo wanameneka umutwe. Hari umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umufaransa w'amaye ku isi yose witwa Paul Pogba, yigeze kubwira Al Jazeera ati igihe kimwe amafaranga yagufasha byose. Amafaranga hindura abantu. Iyo bigeze ku mafaranga buri muntu akwiye kwitonda. Amafaranga hindura abantu, by'umwihariko iyo bayabonye ari menshi. Amafaranga ashobora gutuma wibagirwa umuryango wawe, ashobora gushoza intambara n'ibindi bintu byinshi. Ati rimwe na rimwe naricaraga ngatekereza ko nagikeneye amafaranga, ko nagikeneye kuba icyamamare. Ati nabitekerezaga kugira ngo abantu bazankundire uwo ndiwe, apana kunkundira kwamamara, apana kunkundira ko mfite amafaranga. Rimwe na rimwe usanga ari ibintu bikomeye kuri bamwe. Amafaranga ntabwo ahindura abantu, ahubwo agaragaza amasura yabo ya nyayo, yarajijwe n'ubukene cyangwa no kutagira amafaranga. Amafaranga bivuga ko umugabo washinze isoko rinini kuri internet yitwa Amazon cyangwa se Amazon, miliyari 220 z'amadolari. Aya ni amafaranga bigoye kuyashyira mu mutwe wawe. Dufashe urugero rw'igihugu gikize nk'Ubufaransa, bivuga ko amafaranga umufaransa yinjiza buri mwaka ari amayero 22,000 buri mwaka. Izi ni miliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Batekereza ko umufaransa winjiza amafaranga angana gutyo ku mwaka byamusaba imyaka ingahe aramutse yizigamye umushahara we wose kugira ngo uze amafaranga yose Jeff Bezos afite. Kugira ngo uyu mufaransa abone amafaranga nka Jeff Bezos ntabwo byamusaba imyaka 100, si n'imyaka 1000, yewe si n'imyaka 10,000. Byamusaba imyaka miliyoni 9. Uyu ni umufaransa winjiza hafi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Hanyuma rero hari nawe, aya mafaranga twese turayashaka, ariko zana impinduka zitagira ingano ku muntu yatunze. Bigenda bite mu mutwe w'umuntu utunze amafaranga menshi? Bigenda hinduka haba mu myitwarire ndetse no mu mibanire n'abandi, uburyo abantu bose babibona. Ni iki kintu kiba mu mafaranga n'ubutunzi gihindura uyatunze wese? Reka tubivugeho. Special TV Show. Amafaranga ntajya kureba ibitekerezo byacu. Ufashe urugero ku matora ya perezida wa Zunze Ubumwe za Amerika 2016, ayabaye mu 2020, abaye mu 2024. Aya yose yarimo abakandida, umwe w'umuherwe utunze miliyoni z'amadolari, n'undi wiyita umusiyaniste wubakira ibitekerezo bye kuri demokarasi. Buri wese muri bo yari afite uburyo bwihariye agaragaza gukemura ibibazo bikabije by'ubusumbane mu mikoro y'Abanyamerika. Paul Piff ni umwarimu mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu n'imibanire mu muryango muri kaminuza ya California. Amaze igihe kirekire gukora ubushakashatsi uburyo amafaranga ahindura abantu n'imibanire bafitanye. Ibyinshi mu byo amaze kubona mu bushakashatsi bwe yerekana ko amafaranga akunze gukura imyitwarire mibi mu bantu bayatunze, imyitwarire ibitandukanye n'abo barahoranye mbere yuko babakire. Ukugira amafaranga menshi niko wibanda cyane ku nyungu zawe bwite, kandi ugahinduka umuntu udaha agaciro imibereho y'abandi. Ibi yabigize insanganyamatsiko y'ikiganiro yigeze gutanga cya TikTok 2013. Ese amafaranga atuma abantu baba? Paul Piff na bagenzi be bamaze imyaka 7 bakora ubushakashatsi ku ngaruka ubusumbane bw'abantu mu myikore bigera ku myitwarire yabo. Icyo babonye muri iyo myaka 7 bakozemo ubushakashatsi bigera kuri 12, bakavugisha abantu babarirwa mu bihumbi muri Zunze Ubumwe za Amerika, nuko uko amikoro y'umuntu azamuka ariko urugero rw'impuhwe no gukunda abantu bigenda rugabanyuka. Amarangamutima yo kwigirira icyizere no kumva ko hari ibintu by'umwihariko bigomba kugira abandi badafite yarazamuka. Aya mategeko avuga ko abantu bose bagomba gutora umurongo bagategereza ko bagerwaho ngo bahabwe serivisi runaka. Iyo hagize umuntu ufite amafaranga cyangwa se w'umukire, we yumva atagomba gutonda umurongo cyangwa se gutegereza.
we yumva hari ibyo bamugomba, birimo no kuba agomba kujya imbere y'abandi, guharanira inyungu ze imbere y'iz'abandi birazamuka cyane. Uko amafaranga azamuka niko imyumvire nayo izamuka. Mu bushakashatsi bwabo babonye ko abantu b'abakire cyangwa se bafite amikoro ari hejuru aribo benshi bashyigikira ko ubusambo no kwikunda ntacyo bitwaye, ndetse yuko ari na byiza. Ndetse barabonye yuko uko umuntu agenda abona amafaranga ariko abona ko kwiruka inyuma y'inyungu cyangwa se gushaka inyungu muri buri kintu ari ibintu byiza. Ikintu cy'ingenzi bakozeho ubushakashatsi nicyo bita helping behavior. Abasobanukiwe iby'imyitwarire y'abantu ibi babyitwa pro-social behavior. Hano yibajije ikibazo buri wese muri twe ashobora kwibaza: ninde mu by'ukuri ukunda gufasha abakeneye gufasha, cyangwa se ndi ugira impuhwe cyane hagati y'umukire n'umuntu w'umukene? Ari abakire n'abakene ni bande bagira umutima mwiza wo gufasha abantu? Muri ubwo bushakashatsi hari umunsi umwe bahurije hamwe abantu b'abakire n'abandi b'abakene ngo bakorere ubushakashatsi, ariko bo batabizi. Buri umwe muri bo yahawe amadolari 10, bababwira ko ubishaka ashobora kugira make muri ayo madolari 10, aho umuntu bataziranye bahuriye mu nzira akayamuha nk'ubufasha. Bababwiye ko umuntu baza gukorera amafaranga bagakora ku bushake bwabo, akaba ari umuntu bataziranye batazarongera kugira aho bahurira. Nyuma yaho bakurikiranye abo bantu mu buryo bw'ibanga kugira ngo barebe ayo buri wese aza gutanga. Abantu bangize amadolari ari munsi y'15,000 ku mwaka atanze atari munsi ya 44% by'amadolari 10 bayaha umuntu batazi bahuriye mu muhanda. Ni mu gihe winjiza ari hejuru y'ibihumbi 100 by'amadolari ku mwaka, bagiye batanga tugeze kuri 25% by'amadolari 10. Bivuze ko umuntu agira amafaranga menshi ariko yifuza gusohora make, by'umwihariko mu kuyasohora ayaha abandi. Bagiye bayashyira abantu mu cyumba kimwe, abakire n'abakene, bakabaha umukino ngo bakine nka dame cyangwa se undi mukino ukinishwa intoki, ubundi bakabakurikirana batabizi kugira ngo barebe abaza kwiba abo ari bo hagati y'abakire n'abakene. Babonye ko uko umukire ari nako ushobora gukora uko ushoboye kose, harimo no gukora amanyanga kugira ngo ugere ku ntego zawe. Hari naho babahurije mu cyumba kimwe, ndavuga abakire n'abakene, babahuriza mu cyumba kirimo bombo, bababwira ko izo bombo ari zo guha abana bati nimuzirye. Baraje bakurikirana umubare wa bombo buri wese muri bo ari bwibeho. Abakire bibye bombo zikubye inshuro 2 izibwe n'abakene. Banakoze undi mwitozo w'imodoka, bakurikirana imodoka zikunze kwica amategeko y'umuhanda, barebye hagati y'imodoka nziza z'abakire zihenze ndetse n'imodoka zisanzwe izikunze kwiminzira abanyamaguru. Basanze abatwara imodoka z'abakire aribo bakunze kwiminzira abanyamaguru. Babonye ko imodoka izamuka mu gaciro ariko na nyirayo yongera ikigero cyo kwica amategeko y'umuhanda. Banakoze ubushakashatsi busa n'ubu bwagaragaje ko abantu b'amikoro ari hejuru baba biteguye kubeshya kugira ngo bagere ku ntego zabo kurusha ab'amikoro make cyangwa amikoro aciriritse. Icyo barebye ni ukubeshya abakiriya, kwakira cyangwa gutanga ruswa n'ibindi nk'ibyo. Paul Piff agaragaza ko ubushakashatsi bwabo butavuze ko abakire ari bo bonyine bagira imyitwarire nk'iyi, cyangwa se ko ibi byose bikorwa n'abakire bose. Ahubwo agaragaza ko twese buri munsi tuba mu ntambara mu mitima yacu, intambara zo kumenya igihe tugomba cyangwa se tugomba gushyira imbere inyungu zacu twirengagiza abandi. Muri ubu bushakashatsi bagaragaje ko impamvu uko umuntu agenda abona amafaranga ariko ikigero cyo guha umuntu mwiza kigenda kigabanyuka, ngo nuko iyo uri umukire umutekano wawe urazamuka, utangira kwiyumva ko nta kibi giteguye kubaho, ko buri kimwe cyose wakigura. Abakene bahora batekereza ko ejo ibintu bishobora gucika, babaho ubuzima bubi, ibituma amarangamutima yo gufasha yiyongera bitewe n'uko imibiri yabo izi neza ko bazakenera ubufasha vuba ngaha, bityo bakifuza gufasha abandi kubera ko imibiri yabo ibabwira ngo ufashe uriya muntu ntawamenya nawe ejo ni wowe. Abakire bo bumva batekanye cyane ku buryo ubwo gufasha adatekereza ko azabukenera vuba. Ku Banyamerika ibi birumvikana cyane. Igitekerezo cy'igihugu cyubakiyeho cyitwa American Dream ni igitekerezo cy'uko Abanyamerika bose bafite uburenganzira bungana bwo gukira, bapfa kubishingira gusa gukora cyane. Ibi ubwabyo byumvikanisha ko buri muntu hari ahantu agomba gushyira imbere inyungu ze mbere z'abandi bose. Gusa icyo babonye hano ni uko umuntu aba umukire cyangwa se uko ubutunzi bwawe buzamuka, niko n'ubushake bwo kongera nabwo bugenda buzamuka. Inzira byanyuramo yose niyo yo gukandagira abandi. Ese amafaranga
ahindura umuntu. Birasa naho icyo ari ikibazo abantu bafite ibitekerezo bitandukanye. Hari igice cy'abantu kivuga ngo yego rwose amafaranga ahindura abantu, wari umukene yabonye amafaranga ahinduka umuntu mushya mu myitwarire no mu mibanire n'abandi. Hari n'abatanga ingero zirenze rumwe bakagaragaza uburyo buri muntu bazi wageze amahirwe yo kubona amafaranga make gusa yahise ahinduka burundu. Imico ye, imyitwarire, byose byarahindutse. Benshi bavuze kuba abo bantu baratangiye kugira umutima mubi, ariko hari n'abandi bavuga ngo oya, amafaranga ntabwo ahindura umuntu, ahubwo amafaranga agaragaza uwo umuntu ari we koko mu by'ukuri, ariko akaba atarabigaragazaga kubera amikoro make. Gusa ibi byombi ntabwo ari ibisubizo bihagije, kubera ko ntabwo bigaragaza ikibazo nyirizina. Niyo mpamvu ari ngombwa kurebera iki kibazo mu ndorerwamo cy'amafaranga ubwayo ari cyo. Ni icyo umuntu akora kugira ngo umuntu abone amafaranga. Iyo amaze kuyabona, ubona iki gihinduka mu mibereho ye. Icya mbere, ni ngombwa kureba amafaranga nk'igikoresho cyo kuzamura ubushobozi. Ni ngombwa kandi kureba itandukaniro riri hagati y'amafaranga meza n'amafaranga mabi, kubera ko iki ni ikibazo kigizwe n'impande nyinshi zitandukanye. Reka tubanze tuvuge ku mafaranga nk'igikoresho cyo kuzamura ubushobozi. Hano birasaba gusubira inyuma cyane mu myaka. Kimwe mu bintu bya mbere abantu bavumbuye byabahaye ubushobozi bwo kwihutisha iterambere ryabo bakiza ku isi ni umuriro. Mbere y'uko umuriro uvumburwa, abantu bagomba kuba bari babayeho nabi cyane. Ubukonje bugomba kuba bwari bicagamo benshi, kandi kurya bigomba kuba byari bigoye. Ntabwo ushobora kumva uburyo kurya inyama mbisi, kurya ibimera bidatetse, rimwe na rimwe bisharira, byari ikintu kidashimishije habe na gato. Ushobora kurya ibimera cyangwa se ibindi bintu umunsi wose bikakugora kubyekenya, kubera ko bikomeye kandi byagera no mu nda bikagusaba igihe kirekire n'ingufu nyinshi kugira ngo umubiri bigugore ntubikuremo intungamubiri. Niyo mpamvu bavuga ko mu kuvumbura umuriro umuntu yari yiremeye igifu kiri hanze y'inda ye. Abantu bataravumbura umuriro nta nubwo barambaga, kubera ko kugorana igikorwa gikorwa kigoye umubiri cyane. Igifu cy'umuntu cyashobora kumara amasaha arenga 24 kigiye kiza gusya inyama mbisi ndetse n'ibindi bimera byose umuntu yariye. Ibi bigatuma umubiri ukoresha ingufu nyinshi, cyane cyane ubwonko bwe. Ingufu nyinshi z'ubwonko zinjiraga mu igogora, bigatuma abantu batanagira ubwenge buhagije. Ariko abo bavumburiye umuriro, inyama batangiye kuziteka no kuzotsa, maze kuzitapfuna bikoroha kandi bikihuta, bakazohereza mu gifu. Bisa n'aho akazi k'igogora karangiye, maze igifu ntikivunike cyane. Ubwonko bwabo ntibusaba ingufu nyinshi, bityo n'ubwenge bw'abantu bukazahinduka. Uko niko bavuga ko umuriro waje ari nk'igifu cya kabiri cy'umuntu kiri hanze y'inda ye. Ikindi kandi, nyuma yo kuvumbura umuriro, abantu batandukanye n'ubukonje bwahitanaga benshi muri bo. Umubiri w'umuntu ntabwo wari ugikeneye gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo umuntu agumane ubushyuhe, kubera ko wari ubonye isoko yo hanze itanga ubushyuhe. Batangiye kujya ukoresha ingufu nke mu gushakisha ubushyuhe. Uyu muriro kandi batangiye kuwutekesha ibyo kurya, bigatuma ibice bigize ibyo kurya bisatuka byoroshye, bityo umubiri ugashobora kubikuramo intungamubiri yihuta. Ibi byose bigaragaza ko umuntu wabaye igikoresho cyo kuzamura ubushobozi bwa muntu. Waduhaye ubushobozi bwo kubona byinshi ku kiguzi gito, kubona byinshi twashoye bike, cyangwa tukabona byinshi cyane ku gikorwa kimwe. Ikindi kintu cyahinduye ubuzima bw'inyoko muntu ni imashini ikoresha umwuka w'ubushyuhe, steam engine. Nyuma yo kuvumbura iyi mashini, bafite sekuruza za gari ya moshi n'ibindi binyabiziga. Ushaka kuva ahantu hamwe ajya ahandi, cyangwa se kwimura ibintu abikura ariho hose mu gihugu hagati, cyangwa se muri leta runaka, bashobora kubikora utabizi icyuya nka mbere. Mbere yaho byagusabaga imbaraga nyinshi cyane ndetse n'igihe kirekire, hari n'ibyashoboraga kuba biremereye cyane ku buryo udashobora kubyikorera. Icyo gihe bwavumburwaga imashini ikoresha imbaraga z'umwuka nk'igikoresho cyo gukoresha mu bwikorezi. Byahaye abantu ubushobozi bwo kwimura ibintu biremereye cyane mu ntera ndende hakoreshejwe imbaraga nke z'abantu cyangwa se igihe gito cyane. Ubu nabwo ni ubuhanga bwatumye abantu bashobora gukira bakunguka byinshi. Bashoboraga kugenda urugendo rumwe nk'uko byari bisanzwe